bose abantu bari muri crypto bazava mu bwihisho bava ahantu baba bari baza bahurira hamwe babone uko bahura baganire bisanzuye rwose kandi banaganire n'abantu n'abandi bo mu isi ya crypto bari muri Afrika yose no ku isi yose bazaba baje hano ndetse banabona uko baganira n'ibyo bigo nyirizina bagire no gusaba bihereza nk'abantu bari mu Rwanda ese niki bazabazana igihe bazabaje gushika amashami hano mbere y'igihe urumva kuza kumuganiriza umuntu akiri kubitekereza ataraza biba byoroshye cyane ku buryo ibyo bitekerezo byabo byazumvwa n'ibyo bigo bakorana nabyo mu gihe byazaba byaraje bikumva ubusabe bwabo. Turabashuje mwese mukurikiye PNF Africa mwese abo mu bice bitandukanye by'isi ndavuga abumva ikinyarwanda kuko ushaka kuba ugiye kureba iyi video uri mu Rwanda cyangwa se no hanze mwese rero tubaha ikaze kandi tubashimira ko mukomeje kutwereka ko muri abantu beza cyane kuko turabana kandi muradukurikira umunsi ku munsi. Uyu munsi rero tutangiye episode y'ibiganiro byacu byihariye bireba kuri blockchain kuri festival idasanzwe igiye gukora mu Rwanda. By'umwihariko rero twagize amahirwe yo guhura n'umwe mu bari gutegura iyi festival. Ubundi festival mu Kinyarwanda bayita serukiramuco. Reka rero nk'uko dusanzwe twubaha umuco nyarwanda reka nangire subiza muraho neza amakuru y'iminsi. Ngira ngo rero hashize iminsi nkeneye ko tuganira cyane ko ari festival iri gutegura igiye gukora mu Rwanda. By'umwihariko rero nkamwe muri kuyitegura mwatubwira ko ari festival iki, ni festival nyabaki, festival izamarira iki abanyarwanda ndetse n'abazayitabira muri rusange, ni festival iki? Iyi festival ifite umwihariko ko ni nkuko twabonye ni Africa Blockchain Festival aho itandukaniye n'andi ma festival yagiye aba cyane ya blockchain no mu bindi bihugu, nuko yo yabaga yateguwe n'abantu batari muri Afrika hanini ugasanga ari domine cyangwa se ahanini yihariwe n'abantu batari abanyafrika, yateguwe n'abantu batari abanyafrika ndetse n'ibindi, ugasanga audience nayo iri kuva muri Afrika ugasanga nuko batugiriye ubuntu iyo festival tuyihosting nk'abanyafrika ariko mu by'ukuri tutayitegura. Iyi festival ya Africa Blockchain yo yihariye ko yateguwe n'abanyafrika 100%, n'abanyafrika bayiteguye bayitekereje then bakora team bakora committee itegura n'abanyafrika kuko abanyafrika kandi nanone n'aba sponsors hafi ya bose yego na makampani aturuka hanze ariko amenshi ni Africa departments twagiye dukora nazo cyane kugira ngo byibuze ize kuba ari Africa initiative cyane ise nkaho izamuye na Africa urwego rwa Africa izamuye n'abanyafrika mbese. Yes, urakoze cyane ariko by'umwihariko ukomoje kuko yateguwe n'abanyafrika. Ubundi wenda nk'abadukurikiye mu Kinyarwanda cyangwa se mu Kirundi hari aba batwumva bari muri za Uganda n'ibihugu bitandukanye bya Afrika ndetse no hirya no ku isi bashobora kuba bakumva ibyiza bitegerejwe muri iyi nama cyane nk'inyungu irimo kugira babashe kuba bayitabira. Nicyo bababwira ibizigirwa muri iyi nama ni ibiki, ese ni impamvu ki abantu bagomba kuza kwitabira? Mbere iyi nama ni inama yateguwe nk'uko twabibonye kuri Afrika cyane kugira ngo ihugure abantu kuri blockchain n'ikoranabuhanga bisa nk'aho ari rishyashya no rimaze igihe ariko mu by'ukuri abantu benshi ntibarisobanukirwa. Yari inama yateguwe kugira ngo babashe kurisobanukirwa bamenye n'amahirwe arimo kandi nanone ni ikoranabuhanga ryagiye riba abuse cyangwa se ryagiye rihohoterwa nk'uko nabivuga mu Kinyarwanda cyiza, abantu benshi barifashe ko ritari ryaje ariko ikoranabuhanga rije kugira ibyo rikemura kubera amakosa yabayemo abantu bagiye babifata nk'ibintu by'ubutubuzi bya scam. Ngira ngo wenda tujya tubona n'ubundi butubuzi mu bindi bigo bimwe na bimwe muri mobile money tubonamo ubutubuzi n'ahandi hantu abatubuzi bataba, ariko ntabwo tureba gukoresha mobile money kuko ibamo abatubuzi. Kuba ko tuba tuzi neza agaciro dufite mobile money bituma twirengagiza abo batubuzi bamaze kuyikoresha. Na blockchain rero ni kimeze kimwe n'andi makoranabuhanga nayo yagiye ahohoterwa abona abo bantu b'abatubuzi, ariko ko byahise byiganza byatumye abantu bayifata uko itari. Yari inama yaje kugira ngo yisobanurire abanyafrika blockchain ni iki mu by'ukuri, iri koranabuhanga ryaje gukemura iki, n'aya mahirwe ririmo haba ku bantu basanzwe barikoramo izihe nyungu, yaba si ibigo runaka by'imari, ibigo by'ikoranabuhanga byarikoresha bite kuko n'ikoranabuhanga rishobora kugira akamaro ibigo ndetse n'abantu ku giti cyabo, haba mu bijyanye n'ukuntu ryihuta mu buryo byubatse ku mutekano ndetse nk'uko tunabibona rigiye rifite n'ubucuruzi bwinjiriza abantu amafaranga. Rero no kugira ngo iyi nama yige neza kuri ikoranabuhanga ku buryo ryarushaho gukoreshwa neza yaba n'abo bantu, ibigo by'imari ndetse na leta yacu ndetse n'andi ma leta zaba hari ashobora kwigiramo akaganira n'abantu barishoramo imari cyangwa se barikora kugira ngo baganire ku mategeko meza barikorera kugira ngo arengere yaba abaturage ndetse ibiganiro byiza cyane bizasobanura blockchain icyo ari cyo kandi tunaganire n'ukuntu twayikoresha neza mu buryo bwiza turi kumwe n'abayobozi batandukanye bo mu bihugu bitandukanye bya Afrika kugira ngo tumenye ko twaritereza hamwe imbere haba urwego rw'abikorera ndetse n'urwego rw'inzego za leta.
u Rwanda ruri kwihuta cyane mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ngira ngo iyi festival igiye kubera mu Rwanda bigorana nuko na leta ubwayo iri gutegura amategeko agenga ibyitwa virtual asset, ndetse kandi ngira ngo no mu bishize twagiye tuganira ku ngingo ireba n'ifaranga koranabuhanga rya banki nkuru y'u Rwanda ryitwa CBDC. Ibi byose bikaba biri mu nyigo, bikaba biri gutegurwa, ndetse kandi niba nta gihindutse mu minsi iri imbere bikaba bishobora kuzatangira gukorera mu Rwanda. Ese mubihuza gute iyi festival igiye kuba mu Rwanda n'ibyo leta ubwayo iri gukora kugira ngo iri koranabuhanga rya blockchain ribashe kuba ryabyazwa umusaruro nkuko uri kubyara nkuko umusaruro uri kubyazwa mu bindi bihugu byo rino no kwisi? Yego, hari imishinga ibiri nkuko bivuze leta iri gukoraho. Uwa mbere ni wa CBDC cyangwa se faranga rya banki nkuru y'igihugu. Iyi festival izazamo bimwe mu bigo byagiye bikora kuri CBDC z'ibihugu bitandukanye cyane cyane nk'igihugu cya Nigeria. Harimo ibigo byagiye bikoresha iryo koranabuhanga rya CBDC bigakora bikaribyazamo umusaruro ku buryo rishurushaho kugirira akamaro cyane cyane urwego rw'abikorera kugira ngo abantu bahanga udushya bakoresheje iyi CBDC. Kubera ko nk'ifaranga hari ibindi bintu ikenera, kuko urumva igengwa na banki nkuru y'igihugu, hari ukuntu idatanga ubwisanzure busesuye ku bantu bakanga udushya. Ariko ibigo byagiye bishyira mu bikorwa imishinga imwe n'imwe ya leta cyangwa nka CBDC ya Nigeria biyikoramo icikwa nka stable coins, ariko ihabwa imbaraga n'iyo CBDC kugira ngo noneho abantu bashobore kubishyira bakoresheje ifaranga. Ibyo ni ibigo bishobora kuza bikaba byagira icyo biganira na leta, ndetse twamaze no gutegura uburyo bwashobokaho ku buryo ashobora na banki nkuru y'igihugu n'abantu bayo babihagarariye kugira ngo barebe niba hari uburyo CBDC yacu gukorwa na banki nkuru y'igihugu yagira ibyazwa umusaruro n'abikorera. Bijyanye n'umushinga w'amategeko nabyo ngira ngo hazaba hari abantu benshi bateraniye hano bari gukora ku mishinga y'amategeko, harimo nka SEC cyangwa se ikigo gishinzwe isoko ry'imari n'imigabane mu kubishyira amategeko muri Nigeria ndetse no mu bindi bihugu. Bazaza hano bafite intambwe bateye nk'abo muri Kenya, ubu umushinga wabo wamaze kwemerwa n'inteko ishinga amategeko. Hari ibintu byinshi cyane Capital Markets Authority yacu mu Rwanda ishobora kwigira kuri ibyo bihugu nka Kenya na Nigeria, kuko byamaze kudusiga gifite urwego bigezeho, bakabigira ikintu kimwe cya bibiri ku bintu bishobora gutuma natwe noneho imbaraga leta iri gushyiramo zidapfa ubusa, uwo mushinga ntupfa ubusa, ntuze ngo birangire nta muntu uwukoresheje. Rero u Rwanda rushobora kwigira kuri ibyo bihugu bizaba byateraniye hano bisanzwe bikoresheje ikoranabuhanga kugira ngo bamenye se byasabye iki n'iki bakora kugira ngo barengere abaturage babo, ndetse n'ikoranabuhanga naryo rize kuba ryakora neza. Rwose ni ibintu nkeka ko leta izungukiramo haba ku rwego rwa CBDC, kuko bazaba babonye abantu bashobora kuba batugira umumaro, ndetse bakabana n'abantu bakwigira ku bijyanye n'umushinga w'amategeko mu Rwanda. Hanyuma wenda turi kuri ibyo ndashaka ko tubihuza nyine n'izi nyungu abantu bashobora kuzakoramo, uvuze ku ruhande rwa government, ariko se nk'abaturage wenda bazitabira inama, umuntu usanzwe uri muri business cyangwa se usanzwe muri fintech cyangwa se ushaka no kubyinjiramo, na yahe mahirwe yakuramo, cyane cyane nk'uko ubisobanuye ko u Rwanda rwo ruri kubitegura kuba rwatangira kubishyira mu bikorwa. Umuturage wibereye aho ngaho ushaka kwinjira muri izi business, ushaka kubyaza umusaruro izi technology zigezweho, ni iki wamubwira kugira ngo azabashe kuza muri festival? Yego, ubundi uwo muturage niwe w'ingenzi, kuko niwe uhanga utwo dushya, niwe utuma ibyo bintu leta biri gukora bigira akamaro. Ni nabo cyane cyane izi nama nk'izi ngizi zateguriwe, ni ukugira ngo icya mbere niba rushaka kubyinjiramo azakuramo ubumenyi bwinshi cyane bw'ukuntu iri koranabuhanga rikora mu by'ukuri, ndetse narebe ese rikoreshwa hehe mu busanzwe. Nanone ku bantu basanzwe bakunda kubikoresha bashaka kumenya inyungu baribyazamo, icya mbere bazahura n'abantu benshi bo mu bindi bihugu bamaze kubyaza rero koranabuhanga umusaruro. Hari abantu benshi cyane bafite ibigo bikomeye baje banga uduce tugiye dutandukanye muri ibyo bihugu byabo, bazaza hano benshi dufite, kandi rwose bakaba guhura nabo, kuganira nabo, kuko bo umushinga w'amategeko wabo wari wemewe imbere y'igihe. Natwe nk'abanyarwanda umushinga wacu w'amategeko urimo kuvugururwa, ese nimara kwemezwa tuzaba duhagaze he, tuzabikora he, iki tuzakora iki? Rero nk'umunyarwanda ushaka kumenya icyo yakora kugira ngo azabyaze umusaruro iryo tegeko nirimara gukorwa, cyangwa se iryo faranga rya banki nkuru y'igihugu, ushaka kumenya uko yabibyaza umusaruro ashobora kuza agahuriraho n'abantu benshi bashobora kumwereka uburyo byakozwe. Nanone kandi harimo n'abandi bantu bashobora kuba bagira uburyo bakorana n'ibyo bigo, wenda kuko hari ibigo byinshi cyane bishaka kuza gukorera imari ya blockchain mu Rwanda, ariko bikizitiwe n'ayo mategeko, ko bizaba byaje hano kugira ngo bibe bireba ese mu Rwanda hameze hate, no kuza muri iyo nama. Kuganira n'ibyo bigo bishobora kuba byatuma hari abanyarwanda wenda bagira uburyo bakorana n'ibyo bigo, cyangwa se bakaba bahura nabyo, bakaba bagirana connection mbere y'uko biza, ku buryo byazajya kuza bakabona amahirwe y'imirimo n'ibyo bigo bizaba byashinze amashami hano mu Rwanda. Kuko ibigo byinshi cyane kwa blockchain bizaba bishaka gushinga amashami hano, guhura nabyo aha ngaha rero ukaba mu bantu bambere baganira nabyo bitewe n'ubushobozi ufite, ese niba uri umuntu ukunda ibintu bya marketing, ese ntabwo bino bigo mu gihe byazaza
ibibazo bizakenera kumenyekana ushobora kuzuka kuko n'abantu bari muri ibyo bigo babikuriye baba baraje hano ndetse n'abantu basanzwe bakora izo innovations bashobora kuba bamenya guhura n'ibyo bigo mbere nabyo gushinga amashami bishobora kubyara imirimo kandi ushobora no guhakura ubumenyi ukaganira n'abantu ese byagenze bite ese igishoro bagikuye funding ituruka he bisaba iki kugira ngo umuntu ayibone ni ibintu byinshi cyane ushobora kwigira ku bantu basanzwe bari muri business bayimenyereye nkaho nk'umunyarwanda kubona baje hano hafi yawe ugenda n'amaguru mugahura mukaganira nyaka ko ari amahirwe akomeye cyane umuntu wese yakwifuza kuba yabona. Ukomeje ku bigo bishobora kuzaza gukorera mu Rwanda mu gihe amategeko azaba yemejwe twaze tubona ibigo nka Binance Africa kandi Binance tuyizi ku rwego mpuzamahanga mu bijyanye na cryptocurrency ndetse n'izo blockchain technology. Ibyo bigo hari ibyo wabuzi twabonye Binance bya Binance biteye bite? Gose Binance mbere na mbere niwe muterankunga mukuru cyane cyane w'inama n'izina ryayo ryamaze kuba African Blockchain Festival powered by Binance. Rero ni ikigo cyamaze gushora imari nyinshi cyane muri iyi festival kuko cyizera ko rwose festival ishobora kuba yakigirira akamaro. Binance ni yakunze kuza hano mu Rwanda cyane ihakorera inama zitandukanye n'ubu ngubu hari amanama yaheruka kuba mu cyumweru kibanziza cyashize habaye inama ya Binance yabereye Musanze mu cyari cyakibajije yabereye muri Kigali bagerageza gushaka gusa nkaho binjira mu isoko ry'u Rwanda ariko bakazitura n'umushinga w'amategeko. Rero rwose Binance ni ikigo cyifuza cyane isoko ryo mu Rwanda kuko rwose igihe bagerageje gusa nkaho barigerageza bakwemaze leta ziza. Rero ni kimwe mu bigo rwose bizifuza cyane kuza hano kandi bimaze igihe bitekerezaho ariko kubera ikibazo cy'umushinga w'amategeko wacu utari wakavuguruwe ntabwo kigeze kibona uburyo cyiza mu buryo bw'amategeko amategeko ngo gishinga ibiro gikore mu buryo bwose bisanzuye. Ariko rwose umushinga w'amategeko urimo gukorwa na CMA kikabona gishobora gukorana nawo kikaba cyakwaka lisansi yo gukora muri CMA rwose kizishima cyane kuza kuhakorera. Ibigo nk'ibyo ngibyo za Binance za Stellar ni ibigo byinshi cyane za Bybit na Exchange n'ibindi bigo byinshi cyane bya blockchain byifuza cyane kuza ku isoko ry'u Rwanda mu gihe cyose twaba tubonye umushinga w'amategeko uvuguruwe. Rero nk'abanyarwanda kuza bagahura n'abo bayobozi ba Binance yo muri Afurika bakabahura nabo hari byinshi bashobora kuba baganira ku buryo no mu gihe yazaba yaraje bazabona amahirwe nk'iyimirimo ndetse n'andi mahirwe menshi cyane mu gihe cyose ibigo byinshi byifuza kuza hano byaraje. N'ibindi bigo byifuza kuza ariko bitari muri iyi nama byaganiriye n'ikigo cyacu gishinzwe kuzamura iterambere mu by'ubukungu Kigali International Financial Center. Rwose birahari byinshi byifuza kuza kandi rwose nigeza ko hano kuza muri iyi nama ari byiza kugira ngo ubashe kuba noneho wamenya uko ese mu gihe ibyo bigo bije ese mu gihe umushinga uzaba waremejwe nihe nzaba mpagaze ni gute nabyaza umusaruro amahirwe leta irimo gutegura muri umushinga w'amategeko. Yego uvuze ibigo wenda watunyuramo muri make bizaza muri iyi nama wenda tutagiye muri ibyo ngibyo byagaragaje ubushake muri CMA y'u Rwanda. Ibyanyu mwebwe mubona bizaza utubwiye Binance utubwire iyo Stellar utubwira Bybit watubwira izindi exchange zizwi ku rwego mpuzamahanga za Hyperbridge za Coinbase usibye na Exchange hari iyo Hyperbridge ni blockchain yo ikora ku ruhande n'andi ma community n'amalaboratoire akora ama solutions cyane cyane ya blockchain muri Afrika izifuza kuza ariko nka Exchange ubwo n'abantu benshi cyane cyane iyo Bybit ndetse na Binance niyo Exchange asa nkaho akoreshwa cyane cyane azaba yateye inkunga iyi nama izabera hano muri Convention Center. Yego ubwo rero tuvuge ko n'abantu bari mu isi ya crypto bazisanga cyane muri inama. Ubundi twavuga blockchain ariko blockchain ikintu kinini abari muri crypto world cyangwa se mu isi ya crypto mu isi y'iri faranga koranabuhanga rigezweho ku isi no kuvuga ngo bazaba ari benshi muri inama. Yego bose bazaba babonye ahantu ho kuganirira kuko nabo izo bigo twavuze za Binance hari inama izabanyamukuru ariko hari icyo bita ama side event cyangwa se tunama duto ku ruhande tuzabera mu byumba bimwe na bimwe biri hano ngira ngo abantu bajya baza hano mu nama barabizi ko hari hari inama nini ariko hari byo ku ruhande hari ama matchmaking cyangwa se uburyo bwo kuganira n'ibyo bigo buzaba buhari ku bantu muri isi ya crypto bagahura n'abantu bagiye bazi cyane cyane muri isi ya crypto bazaba baje hano bakagenda bagahura n'ibyo n'abantu bakora muri ibyo bigo bakaba bagira bimwe mu nama babakuraho cyangwa se abantu basanzwe bamenye ko shize exchange ho mu Rwanda bakaba bagira nk'ubumenyi cyangwa se nk'andi mahirwe bakwibyariza bo bwabo binyuze kwa n'ibyo bigo. Ubundi bari basanzwe ari abantu bafungiranye ahantu batajya babona umwanya wo kuganira batabona no kuganirira babikora bihishe ariko hano n'ahantu waza ukaba waganirira n'ibyo bigo nk'ibyo ngibyo ku buryo n'umwanya mwiza wo kuganira nabo bwabo bari muri isi ya crypto mu Rwanda bakamenyana bakabona abantu bahurira bakaganira bakareba ese mu gihe dutegereje ko umushinga w'amategeko unozwa ni iki twakora nk'umuryango wa crypto mu Rwanda bakwihuriza hamwe bate baganira bate ni gute se bakwishyiramo kugira ngo nabo babashe kuba babyaza umusaruro ibyo bigo bishaka ko bishaka kuza hano cyangwa se umushinga w'amategeko. Bose abo bantu bari muri crypto bazava mu bwihisho bava aho hantu baba bari baza bahurira hamwe babone uko bahura baganire bisanzuye rwose kandi banaganire n'abandi bo mu isi ya crypto bari muri Afurika yose no ku isi yose bazaba baje hano ndetse banabona uko baganira n'ibyo bigo
nyirizina bagire n'ubusabe babihereza nk'abantu bari mu Rwanda ese niki bazabazana igihe bazabaje gushinga amashami hano mbere y'igihe urumva kuza kumuganiriza umuntu akiri kubitekereza ataraza biba byoroshye cyane ku buryo ibyo bitekerezo byabo byazumvwa n'ibyo bigo bakorana nabyo mu gihe byaraje bikumva ubusabe bwabo. Ni ukuvuga ngo rero uyu ni umwanya mwiza w'abantu bakoraga ibi bintu bihishe turabaza abantu bakora batradinga bakora wenda baholdinga na amaterme nyine ari mu isi ya crypto n'abandi bantu nyine babireberaga ku ruhande ni ukuvuga ngo ni umwanya mwiza wo kuva ngaho bari bihishe bakaza hagaragara rwose no kuzabona bahumure no kuza bakajya baganira kugira ngo batange ubwo busabe bwabo mu minsi bamaze bakora ese ni iki basaba ibi bigo bese nabo bwabo bakuri bamenyane bari byiza nta wamenya bashobora kunganira mu rugero runaka bashobora gufashanya cyangwa se bagatanga ubusabe kure aba bantu bo mu bigo bigiye bitandukanye zabyaje hano rwose no umwanya mwiza kuri bo kugira ngo baze nabo mu mandi magambo bafate Kigali nabo rwose muri no minsi cyo kiriya cyumweru kitufite ku itariki 7 ku itariki 9 bano muri blockchain bano muri isi ya crypto n'umwanya wanyu kugira ngo muve mu bwihisho muze mufate Kigali kabisa mitize abantu bumve ko muhari bamenye ibyo mukora rwose ni umwanya mwiza cyane wo kuzanga. Ngira ngo uyu ni umwanya mwiza rero tuzakomeza tugende tubiganiraho ikindi kintu cya mbere dukoze reka tugushimire cyane Bwana Cyusa kuba witabiriye ubutumire bwacu urakoze cyane ndagushimye naho ubutaha muri episode itaye ikiganiro sawa thank you. Yes, ngira ngo rero ngira ngo murabyumvishe byinshi mu bikubiye muri festival igiye kuba mu Rwanda. Festival itegereje kuba mu kwezi gutaha kwa 11 ngira ngo ibyinshi tuzagikomeza tugende tubiganiraho umunsi ku munsi igihe kuko kiracyahari ntago ari igihe kinini harabura iminsi igeze ku 17 ubwo rero ndababwira ko ibi bintu bigiye kuba mu Rwanda mudakwiye kubicikwa kimwe n'izindi nama nk'izi ngizi mpuzamahanga kimwe n'ibindi bikorwa nk'ibi mpuzamahanga bira mu Rwanda aba ari umwanya mwiza wo kugira ngo mubashe kubyaza umusaruro nkamwe muri izi secteur by'umwihariko nkamwe mukora ibintu muri ahantu hatazwi cyangwa se mwamwishe ngo twabigarutseho by'umwihariko turifuza ko mwaza mukazitabira iyi festival hari uburyo bwinshi bwo kwiyandikisha hari uburyo bwinshi bwo kuzitabira ubwo rero wowe udukurikiye yaba uri mu Rwanda uri hirya cyangwa se uri hirya no hino ku isi yose mwese turabwiye ko muramuka mwitabiriye iyi serukiramuco ari inyungu kuri mwebwe ndetse kandi bikaba ari n'inyungu ku gihugu muri rusange mwese mukomeze mu gihe byiza ari kuri PNF Africa mukomeze mukore subscribe cyagera bwa mbere cyangwa se ukore like na share niba nta kintu bitwaye mukomeze mu gihe byiza nawe utaha ciao.